Muraho neza abakunzi ba channel yacu, murakaza neza kuri channel yacu kandi yanyu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntukibagirwe gukanda kuri subscribe, ugakanda n'ikimenyetso cy'inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro bishya. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikora ku mitima ya benshi. Ni ibihe bintu ushobora gukora bikaba byatuma ubura uwo mukundana? Hari abantu benshi bibaza impamvu umukunzi wabo yabaretse, abandi bakibaza impamvu umubano wabo utageze ku ntego. Akenshi si amahirwe mabi, ahubwo hari imyitwarire ishobora gusenya urukundo buhoro buhoro. Niba wibaza ibyo bibazo, iki kiganiro ni icyawe. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, niba ushaka kugumana uwo mukundana bikakurinda kuba wamubura, ugomba kwirinda kubeshya. Kubeshya ni kimwe mu bintu byica urukundo vuba. Iyo umuntu amenye ko umubeshya, akenshi icyizere kirashira. Niyo watangira kuvuga ukuri, biramugora kukwizera. Urukundo rudafite icyizere ntiruramba. Ikintu cya kabiri ni ukutubaha uwo mukundana. Urukundo rukeneye icyubahiro. Gutuka, gusuzugura, gusebya cyangwa gutesha agaciro uwo mukundana rimwe na rimwe bituma umutima ugenda ugushiraho buhoro buhoro. Umuntu wese ashaka gukundwa ndetse no kubahwa. Ikintu cya gatatu ni ishyari rikabije. Ishyari risanzwe ariko iyo rirengeje urugero rihinduka ikibazo. Guhora ugenzura telefone ye, kumukurikirana aho ariho hose no kumushinja buri gihe bituma yumva adafite umudendezo. Ikintu cya kane ni ukudaha umwanya umukunzi. Abantu benshi batakaza abakunzi babo kubera kutabona umwanya wo kubitaho. Urukundo rukenera ibiganiro, gusurana no kwitanaho. Iyo ubona uvuga ko uhuze, buri gihe ukahora uvuga ko uhuze, umukunzi wawe ashobora kumva utakiri uw'agaciro, cyangwa se nawe atakiri uw'agaciro kuri wowe. Ikintu cya gatanu ni ugucana inyuma. Iki ni kimwe mu bintu bisenya imibanire myinshi. Iyo icyizere kimaze kumeneka, kukigarura biragorana. Mbere yo gukora ikintu nk'iki, tekereza ku ngaruka zacyo. Ikintu cya gatandatu ni ukutumva no kutaganira. Abantu bakundana bagomba kuganira. Iyo hari ikibazo kivutse, mugomba kuganira aho kugumana umujinya cyangwa guceceka. Ikiganiro cyiza gikemura ibibazo byinshi. Ikintu cya karindwi, gukunda amafaranga kurusha umuntu. Hari abantu benshi bakundana kubera inyungu gusa. Iyo amafaranga ashize, urukundo narwo rurashira. Urukundo rwubakiye ku nyungu ntiruramba. Ikintu cya munani ni ukutagira intego mu mubano. Iyo umaze imyaka mukundana n'umuntu ariko nta gahunda y'ejo hazaza ihari, umwe ashobora gucika intege. Muganire ku nzozi za buri umwe naho mwifuza kugera nk'abakundana. Icya cyenda ni ukutemera amakosa. Nta muntu utagira amakosa, ariko umuntu udasaba imbabazi kandi udashaka guhinduka ashobora gutuma umukunzi wamureka. Kwemera amakosa ni ikimenyetso cyiza cy'ubukure ndetse no guhinduka ugakora ibindi byiza kurusha mbere. Icya cumi ni ukwirengagiza ibibazo bito. Ibibazo bito iyo bidakemuwe bihinduka binini. Ntugategereze ko ibintu byangirika burundu ngo ubone kubikemura. Kemura ibibazo hakiri kare. Bakunzi bacu, niba ushaka ko urukundo rwawe ruramba, wirinde ibi bintu twaganiriyeho uyu munsi. Ubaho uwo mukundana, ube inyangamugayo, muganire, mwizerane kandi mwubakanaho gusenyana. Ibuka ko urukundo rwiza rudasaba umuntu kuba intungane, ahubwo rusaba abantu babiri biteguye kwiga, kubabarirana ndetse no gukorera hamwe. Niba iki kiganiro cyagufashije, kanda like, usangize inshuti zawe, kanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro byubaka. Mwakoze cyane kubana natwe. Tuzongera kubonana mu bindi biganiro. Murabeho, muba amahoro.